B-side. Yo, amazina nitwa Arthur Rutura Diaspora Karuka under 18, Doctor of Broken Hearts, Fizimi, the lot of ladies, Nufwe Jatnami, my patience, comedian, professional musician by accident and a student by force. Mbahi kaze mu kiganiro B-side hamwe na Ziggy 55 ariko yita Ziggy 10 bikagira inzira. Anyway, ni kuva kwa mbere kwa gatatu ndetse no kwa gatanu. Ibyo ngibyo byo kuvuga Ziggy 10 Ziggy 5 yabivuze ntaramutumira mu kiganiro uyu munsi niwe natumizo ngira ko ndashobora kongera kubisubiramo kuko nahita musubira mu kiganiro. So guys, mbaye ikaze muri B-side uyu munsi uko bisanzwe wa star turasquat turi kumwe nabo, turasquat turi kumwe na Arthur Rutura comedian by profession n'ibindi muri no minsi nongo afite gahunda afite yo kuzasetsa abana ari kumwe niba ari manager we niba ari nde ntabwo mbizi neza n'umudamu witwa Jovia nawe aza kutubwira neza so ni nyuma ya jingle. Nongeye kuba ikaze muri B-side Arthur Waikaze. Ça va? Ça va très bien. Amakuru? Ça va. Bien bien. Madame Jovia. Yes. Karibu muri B-side. Thank you. Ngiye gukoresheje ikinyarwanda. Wanje amakuru. Uri tujya mu gifaransa. Pourquoi? Ntabwo uzi blague ngo ipusi ngo yimbwa yibutse ku ipusi. Noneho ngo ipusi yeze imbere iramuka. Emotse imbwira itayikagere baza ntabwo usigaye imuka. Segaye u Rwanda utabaye bilenge. Yes, of course. Nanjye ifaransa nyemereye nabi cyane. Eka Ndakizi nuko nyivuga nyirondereza. Kiga byaramenze. Hanyuma ndabaha ikaze mu kiganiro. Merci. Ariko mbere ko dutangira sinzi niba biya bintu uvuga muri introduction bya Ziggy 5. Biriya nabivuze kera muzakora kandi dread nazivanyo muri kunteza ababyeyi nabigiye ko nisubiye azi ko imeze nk'umwana rero kwiriya video ukuntu umeze rwose muzaneza na polisi usigaye mtakanga afite fresher you know. Anyway, amazina yanjye yitwa Arthur Rutura Diaspora Karuka under 18, Doctor of Broken Hearts, if you see with a lot of ladies, Nufwe just now with my patience, comedian, professionally, musician by accident and a student by force. What's up? Yo. Bien, ngurimo gutegura ibintu by'abana. Ya, ntabwo ari ibintu by'abana, ni igitaramo cy'abana. This guy. Hari festival y'abana turi gutegura, ndi kwitegurana na Jovia ari nawe usanzwe uyikora, ubu ngubu twarafatanyije kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi wenda navuga abantu bari baze atako nta bana afite, abana ndabafite. Icyo ni ikibazo gikomeye wasomye kuri list yanjye y'ibibazo. Abana ndabafite. You know, mfite abana tuvukana cyangwa abana ya ariko abo ntabwo tubategurira festival. Oya. Tugoye nawe ikaze. Nawe si umukomedi? No. Urakunda kuze ngo usanzwe utegura ibintu by'abana so nibaje niwe umukomedi. Oya ntabwo ndi umukomedian. Njye nitwa Jovia Nkurunziza, nagera Spiderman Game Center, ikigo cy'imyidagaduro y'abana. Uri boss. Okay. Boss turaza kuvugana nawe mu kanya kari buze kuza baza kutubwira neza ibyo myidagaduro. Mbere yaho ariko ata tugeze mu kwa 12 undi mwaka ugiye kurangiza baki buri minsi mike ya you never know. Yeah. Uyu mwaka wakugendekeye gute? Uyu mwaka wari bon Ziggy, ntabwo ndi gukubeshya rwose. Uyu mwaka wajemo ups and downs ziraho ngaho kubera hari business shasha twatangije nyine zigusubiza inyuma tu. Sigaye muri na manager w'abahanzi. Oya ntabwo ngiye. Ntabwo Ziggy. Muyoboke ngo muri competition. Oya.
mu banyarwanda iyo utangiye gukora business utangiye kuzana beef ahangaha icyiza aho zizana niho nzisobanurira. Arthur Nation ni agency, ntago imanaginga, ntago ngiyewe managinga, ifite manager wayo. Yeah, the same manager managing and managing Syntax. Usibye ko wenda that thing nabyo ku creating Arthur Nation, kwishyira ku murongo ibintu ibikorwa byayo, kubaka ama platforms, website n'iki, biri mu bintu byagoranye muri uyu mwaka. So but byose byararangiye, twakoze amafaranga bro. Yo nabibonye oya izo dread kuzikora ntago ari ukubera amafaranga, kuko kuzivana nabyo bitwara amafaranga urumva. Ariko hey man, this year uyu mwaka kabisa akantu karaje, ariko imisoro ntaje yahinditseho iracyari myinshi. Hariya brag ingeze vuba uburyo abana bo mu Rwanda uburyo bamenye ubundi, iyo ari umugande mwana iyo muhaye ikigera akakigusubiza ari pirate, umwana ari umuganda yakiguhaye atari cya kindi wamuhaye noneho cyaje nk'ibike bike, umwana n'umunyaka yakiguhaye akakuza yavanyemo imisoro yakigusubije ako yavanyemo imisoro, umwana n'umunyarwanda umusoro. Festival ni Comedy Nights. So urabona Comedy Nights ndimo nk'umukomeriye, hari ibikorwa bya Comedy Nights niko nayo ni group ukwayo, hanyuma hakaba na Arthur Nation yo ikaba agency ikora ibindi bitandukanye. Wenda ibyo twakoze muri comedy industry hari harimo festival yabaye bwa mbere, habamo na weekly shows zabaga buri wa kane. Hanyuma nka Arthur Nation twatangije show ariyo mashow manini kabisa atari muri comedy, ndavuga mu ma events. Abanzi mu Rwanda babitswe badakora events, bazikora umwaka wenda kurangira. I'm just saying. Ariko nyine biragoye gukora events, ntago ari ibintu byoroshye urumva. So aba promoter nibo baza bagategura event, bakazana ba Diamond, bakazana abandi, hanyuma bagashyira n'abahanzi bo mu Rwanda. So twe twakoze platform yitwa Seka Live, iba buri nyuma y'amezi 3, imaze kuba 3. Impamvu tutakoze iya 4 nuko turi gutegura festival yayo izaba itariki 4 z'ukwa 3. Yeah, so yo ni nayo ishobora kuba intwaye umwanya munini kubera yuko nagomba kubukinga Basket Mouth, Salvador. Basket Mouth biracyagize ariko still azaza ibyo yigira byose azaza. So ari muri ibyo harimo gushinga iyo Arthur Nation. Harimo nakandi kazi umuntu akora atibuka, urumva ninjiye no muri gukora ibitaramo by'abantu n'iki, twakoze Beautiful Ashes. Ni ufite igitaramo n'iki, so we do it. Twakoze cya Beautiful Ashes. Ubungubu turi no gukorana na the Christmas Kids Festival, twafashije Adrien. So urumva yuko hajemo akazi kenshi, ngira ngo urumva ko mvuga twa, the reason being nuko na yararangiye, na yararangiye muri uyu mwaka, na yararangiye. Ubungubu it's a company irimo abantu benshi. Nshobora kuvuga ngo nakoze iki, kandi mu by'ukuri wajya kureba ukabona the guys like nice baba bakora akazi kenshi. Harimo team y'aba graphic designers, aba web hosts, harimo abantu benshi bakora muri Arthur Nation. So it's a lot. So ngiye kuvuga ngo nakoze iki byaba ari ukubeshya, you know. Wenda icyo ngiye nakoze kuri radio, mushara ntago wazamutse ariko ni bo. Iyo yabishatse afite umuntu umusobanurira ikinyarwanda. Afite umuntu umusobanurira ikinyarwanda buri ijambo tuvuze ugasanga barabicirikiranyije, uriya muntu ahubwo azatuvanaho akazi. Yeah, so uyu mwaka ningenda nibuka n'ibindi ndabikubwiye. Okay. Bien, merci. Bibaye ngombwa ko nawe ubaza umwaka uko wagenze. Urakoze cyane. Nanjye umwaka wagenze neza cyane. Ko njyewe ndi mu bana urumva I feel it. Abana ni blessings. So njyewe umwaka wagenze neza muri Spiderman Game Center. Twabonye abana benshi, amashuri atandukanye. No, abana twanejeje abana benshi, abenshi baracyaza.
ni ukuvuga ngo byagenze neza, umwaka wagenze neza, na Christmas twinjiyemo amahoro, so that's why turimo organizing a festival noneho kugira ngo haze benshi bishimane natwe dusoza umwaka neza. Hari ibintu wari watangiye gukora byo kujya ukora amasketch ugashyira ahantu hatandukanye bitwaga soft talk. The soft talk, the soft talk nayo iri mu maproje natangije, ubundi yarakoraga mbere mu mwaka ushize, hanyuma televiziyo nayo ijyanagaho amafaranga arabashyirana, ndakekeka sinabivuga, gusa nyuma biza kwigaragaza nyuma biza kwigaragaza yuko yashize, barahagarara, ntibyoroshye, kazi mukora karagoye, big up to you guys kuba mukigaragara kabisa. Hanyuma ndongera nyishyira kuri social media ndetse na website na YouTube, gusa ahantu nayishutingiraga mu by'ukuri hari mu rugo iwanjye, nkoresheje telefone na ntuza, so ubu ngubu nabonye studio, turi kurangizanya na arrangements n'iki, kubera ko nari maze gukoraho 6 episodes, ndavuga okay, reka the remaining 6 episodes. Burya iyo wikorera uba wikorera, niyo bihagaritse ntaho kuvugisha, urumva, so ntavuze nta muntu ubundi ngomba gutanga ibisobanuro ahangaha, so navuga reka mbe nyagaritse ahangaha, ariko starting from next week ndongera shooting, ariko noneho in a bigger studio nk'uko ubona ahangaha, buryo noneho cyaba ikiganiro nshobora kugenda ku muterankunga nkavuga noneho nshobora kuvuga ati TV1 reka nkibazanire noneho kiri clear n'iki, so ubu ngubu niko bimeze, ndetse n'ibindi biganiro byose byakorwaga muri ubwo buryo. Ariko icyambere ni ugutangira, ubundi iyo watangiye Ziggy uratangira, ntabwo utegereza ngo negereje Imana intebe nk'umugisha, mbone kamera imeze gutya n'iki. The good thing nagishyiraga on social media ikabona 100,000 by'ama views, 100,000 man, uzi ko hari n'ama TV atarebwa n'100,000 ahangaha mu Rwanda, you get, so byanyeretse yuko it's a new, abantu basekaga ibyo nkora so biri mu bintu byatangiye nabyo muri uyu mwaka. Ibikorwa byanjye urabizi, ni ugushaka kubimbaza gusa waye nk'aba abantu bakubaza ibintu uzi ate uri kureba umupira kandi mu by'ukuri ari kubibona yuko uri kureba umupira murazamutse ndamanuka, hari uwo ntegereje nava muri lift ansanga ahangaha. So nizo gahunda. Ni ibiki bitagenze neza muri uyu mwaka? Bitaragenze neza, urumva harimo nko kuba narahagaze, mu by'ukuri nubwo ndi kubigira brag, ntabwo ari byiza gutangiza ikintu hanyuma ukagihagarika nta bisobanuro utanze, nubwo ntawe ndikesha, ariko abafana bawe bari abafana bawe. Ikindi wenda nuko habayemo ibintu byo companies twakoranye yatinze kwishyura amwe namwe n'iki, so urumva ama event urayikora ushyiramo yawe, noneho aba sponsor n'iki, iyo batinze kwishyura bya affectinga imishinga yagombaga gukurikira. Ibyo nabyo byarabaye cyane nko kubitaramo nka 2 muri uyu mwaka. Ikindi nje rero nje ngira imigisha, buriya ntabwo byumva, ntabwo njya ngira ibibazo biri aho ngaho ngo nararwaye n'iki, assurance yanjye ni Yesu, so ntabwo narwaye, you know. Yewe nayo ntagiye gutekereza for example nk'aho batinze kwishyura izindi ngaruka zaba zaraje nyuma y'aho nawe wari ufitiye amadeni. Ariko urumva wenda n'inzu n'ibindi, ntabwo njya muri amafaranga y'inzu, amafaranga y'inzu yarahari. Erega remember nkora kuri radio kandi bahemba fresh, ntabwo subtitle mukandikero turakora kuri radio kandi ahembwa menshi. Uza abanyamakuru bafata titles ibintu biri aho ngaho utazano no basome nkuru ngo umupasiteri yarashundi mu rusengero. Ubwo twarebaga filime y'Abanigeria, umupasiteri yarashundi mu rusengero, and you never get where it's coming from. Anyway, wenda ikintu wenda gishobora kuba cyarabaye ugiye kureba, iyo ukoze projet imwe idindize yindi. Seka live ibigomba kuba buri nyuma y'amezi 3, ariko urumva hari zaje nyuma y'amezi 4, hari nk'itarabaye. Nk'uyu mwaka nagombaga gukora my one man show, ngira ngo nigeze no kwitizinga mvuga 25th December coming soon, ngomba gucelebrate imyaka 14 in art, but amafaranga nari nkeneye na idea nashakaga
gukora ntabwo byahuraga urumva nashakaga ikintu gikomeye amafaranga ntiyaza neza n'iki kandi noneho no kuba December iri busy haba harimo ama staff parties n'iki sinabona umwanya wo kwitegura so ndavuga okay niba hari ikintu cyananiye gukora nari narapanze this year iyo my one man show yaranze so twarayimuye tuyishyira next year mu kwa karindwi so ni kera ariko nta kibazo urumva kugira ngo mbasondeke za gahunda izaza muri nuza ya 2020 nayo izana uko gahunda zo muri 2020 zigera zizaba achievable so yes iyo nayo bitekereza ko niyo one man show ahubwo 2020 baratubeshye bari kuvuga 2017 ibintu byinshi turi kubibona ubu ngubu 2017 cyaza hari abacika intege hari abapanze kuzashaka ubukwe kuzakora ubukwe muri 2020 hari abantu bitwaza 2020 nk'abasenderi senderi ku cyuda shaka ngo veni niza muzambaze ibintu twabigezeho niwe dutegereje gusa kugira ngo dukore indi vizi that is not me nabisomye biranditse ahantu hariya hanze damage byo hari ibyo mwana bategereje kugira bariya mu bana bitabashije ntabwo byabura kuko hari percentage y'abantu bakeneye kwakira byuze kubona ariko ntuyigereho so urumva ntabwo bigenda ntabwo biba 100% ariko at least ariko akantu nibagiwe nuko wowe umu artiste uri n'umucuruzi buriya kugira ngo azakubwire ko business igenda neza ni ikibazo aba yica business byagenda nabi kurushaho en fait ndimo ndakubaza cyane ibintu byaranze uyu mwaka kubera ko turi mu mpera z'umwaka d'ailleurs ni artiste nakiriye muri gahunda ko ubu tugiye kwatangira kwakira abantu mu mpera z'umwaka bazi wowe uri n'umunyamakuru uri umuntu ari muri showbiz ni izihe stories za commerce cyane muri uyu mwaka muri showbiz muri uyu mwaka pasi kwita undi mwana kadahumeka biriya bintu kadahumeka uzi ukuntu zisa kadahumeka ni mbi zumye iki cyo koze umusatsi ho iriya story ya pasi yaratrendinze mubwije ukuri mu bintu nakoze byakuruye attention cyane muri uyu mwaka ni story ya pasi n'ifoto nifotoje y'amakoma nayishize kuri Instagram ibonwa n'abantu 400 mu bantu bayirebye atari kuvuga likes nuvuga ngo niyo yarebwe cyane iri mu bintu byanjye numva byasharinzwe kuri WhatsApp kurusha izindi nawe nishobora kuba yarakugezeho you get kubera iki kubera iyo yaduhaye hit mwana umuntu utarakoresheje ikoma ubu ngubu bya byose renga base gukoresha igitoki uvuga ati njyewe nari negereje ko gishya kishimishije no kugenda arimo gukora questionnaire ikibazo navuze ni mu bintu uri buze kuvuga ikoma rishobora kuza moto ikoma none igitandukanye agakoresha ikoma ntagira ahantu na hamwe aririmba ikoma Urban Boys ntayishyire kuri iyo artwork kandi iriho kavuga se ririya koma yani Urban Boys cyangwa so iriya story yaratrendinze indi yatrendinze ni Odea ya Hosea ya Odea ya Hosea ni yaratrendinze cyane cyane wese nabugira Odea ya Christmas Odea yaratrendinze kabisa izindi nkuru za trendinze zaje umwaka wenda kurangira Asafi n'iki mu minsi ya mbere si bya trendinze ntabwo mbyibuka mu minsi ya ariko ibi byabaye nyuma nibyo byagize cyane kuri njye numva ari byo abahanzi bari bataravugira pressure yuko umwaka urangiye indi story ya trendinze tutakwirengagiza ni Urban Boys separating oya gutandukana ntago ari cyo cyabaye ikibazo umuntu ikibazo ni ukubatwara YouTube account urabona iyo story nyirebye
ari biba bigaragara abantu gutandukana baratandukana urumva Dream Boys batandukanye twabyumva ikibazo ni Platini gutwara izina rya TMC akamusigira ntaryo Safi atwara YouTube account agira indirimbo zimwe na zimwe atwara izindi arazisiba mbese arazibarekera atwara inzizi izashutingiwe Uganda ibyo nabyo biri mu bintu byasekeje bya hatari muri uyu mwaka yarayibasubije ntabwo twabimenye ntabwo batanze notification ntabwo twabonye notification so muri twege tuzi ko akiyifite ariko nabyo biri mu bintu bya traininze ubukwe bwe you know ubukwe bwe bwara traininze vraiment kudatumiramo nizo njye mbere bataravuga yuko bafitanye beef wenda nari nzi ko ashobora kuba yaramutumiye ariko kubera yuko nanjye barantumiye you know niyo mpamvu mbivuze kugira ngo twongereho undi muntu kuri liste batatumiye njye barantumiye on a serious note ariko bamamagaye uyu munsi ubukwe arejo urumva cyane narabuze abasitari bakeneye kwambara byabeze yarakarikira avuga yabona hanaguzemo imyenda n'ibiki kandi dore ko bari bambaye imyenda isa ya myenda bayikoreye kwa Moses ya myenda irahenda umwenda umwe ni 150 urumva kandi ubwo ndavuga ishati gusa sindajya kwipana urumva so ikindi navuze wenda umutipo wadutumiye yavugaga yihuta mwana kuri kwimana kandi yongorera yo ni uturasa yo sasa shobora safata njyewe uko narawumenye ndambara ariko ntegereza kwibuka nanjye ndambye ko urube ndashaka ndahabura numvise ngo nizo niyagiyeyo ndavuga naganye nyine nizo duje ikibazo ntabwo yabyumvise yo ni asa kandi yarabanza akavuga cyane yo ni rutura mwana ngwe sasa shobora safata kwituza kuhura bimeze gute so ibyo wasanga ariyo mpamvu ariko nyuma nyine tuza kumenya yuko bari bamaze imyaka irenga 2 barwana niza kubita Safi nizo ni mva ngo niwe waneshaga ako ntabwo nari ntazi story we wabonye film itangira nizo niwe the band akubwo Safi ari wakubitwaga ubwo niwe the band kundi tipa aratsinda bien twagerageje kumenya uko abantu babona comedy muri rusange kungurura amafashe gahunda yo gusetsa ariko tutarageraho ngaho iyi show urimo gutegura y'abana igitaramo cy'abana no kubasetsa iki gitaramo cy'abana wenda yabikubwira neza ubundi ngiye kuba nkiriho ni kugira ngo haze abana benshi kugira abana barankunda kuko hariho na Anita n'abana baramukunda becomes a problem now twagerageje kureba uko abantu kubaza abantu ko babona comedy industry mu Rwanda turavuga turaza kubisharinga nawe mumenye naho uhagaze ubanze mubinyereka ariko mbere yuko mubyerekana ibingibi ni bimwe mu byo abantu batubwiye muri kuri street rutamabaye pasiteri mureke dusome muri Petero igice cya mbere umurongo wa 2 Yesu abaza Petero abantu bavuga ko ndinde Petero arasubiza bamwe bavuga ko Eliya cyangwa umwe mu bahanuzi Yesu arongera abaza Petero bavuga ko ndinde Petero arasubiza kuri Kristo Mesiya. Iyo abagabo bari mu kazi ninjoro buri muntu afite indirimbo akoresha umugande akoresha afrobeat umurundi akoresha reggae atangira afite pesa agahita agabanya ukagira ngo yarangije kumena nibwo agitangira umukongomani akoresha inkongomani zabo bariya bakwica uko pesa madongo manana nina na minoza ngono uko pesa madongo manana nina na minoza ngono chamonanga
agagwa none aganya ko kuruka yameno yaye gauruka sheri izakoya komedi ni uruganda rw'imyidagaduro rwahozeho ariko rwasaga n'urudafite umurongo ngenderwaho. Gutebya, gusetsa, gushyenga n'ibindi nk'ibi byahozeho no mu bakurambere bacu. Uko imyaka yagiye ishira n'indi igataha, uruganda rwagiye rukura ku buryo rwagiye ruva ku gusetsa gusa rugera n'aho ruba umwuga watunga abarubamo. Benshi bamenyekanye kubera rwo, benshi babaye abaherwe kubera rwo, n'ibindi tutarondora. Umuntu yakwibaza, ese abakurikiranira hafi ibyo gusetsa bavuga iki kuri uru ruganda? Aba ni bamwe mu baganiriye na TV1 mu kiganiro B-Side. Nitwa Emi Karangwa. Hanyuma ibintu bya komedi ni ibintu byiza cyane, nabonye ari ibintu byiza pe, kuko urebye usanga ari ibintu bishimisha abantu ku rugero rwose, kandi noneho ni n'impano idasanzwe ku muntu uyifite rwose. Ni ibintu byiza iyo ufite iyo mpano ya komedi ukongeraho n'ibindi, usanga ari ibintu by'igitangaza. Komedi ubu mu myaka yashize byari ibintu bisanzwe, ariko noneho bisigaye ari ikintu cyitabwaho. Ugasanga umuntu nk'umuhanzi wa komedi yatumije abantu magana angahe, yabazanye abashyira muri sare ahantu, kandi ntabwo njira ubuntu bimenye, barishyura. Muri uko kwishyura urumva byateye imbere, bigateza imbere n'abantu, ugasanga biteje imbere rwose nta kibazo. Komedi mu Rwanda zirahari. Ikindi komedi ni nziza, ariko mu Rwanda njye mbona bikiri ku rwego rwo hasi cyane. Ahandi komedi bazikoramo ibitaramo, bagasetsa abantu bakishima, bagataha banezerewe. Ariko hano mu Rwanda ugereranyije ku rwego rw'ibindi bihugu ntabwo bari bazamuka cyane. Ibintu bya komedi nasanze ari ibintu, ari ubuhanzi nk'ubundi bwose, nk'uko waririmba, nk'uko wakina filime, nabyo nasanze ari ubuhanzi. Ni umuntu w'umusitari ukomeye cyane, usanga ashimisha abantu rwose nta kibazo. Usanga ari ibintu byiza cyane, kuko nabyo urebye biri ku murongo w'ubusitari, nk'umuririmbyi, nk'umunyafilime, nk'ugira gute, nawe usanga ari kuri uwo murongo mwiza, kandi ni ibintu byiza cyane. Mu Rwanda hari abakomediye benshi nka ba Kanyombya, barazikina ariko ntibashobora gukoresha ibitaramo. Bafa barazikina ariko ntibashobora gukoresha ibitaramo ngo bahamagarane bose, ari ba Kanyombya, ari Bafa, ari ba Kabwana, bose barahari bakina komedi, ariko ntabwo bashobora gukorana ngo bahure baganire bagure komedi zabo zijye ku rwego rushimishije kurenza aho ziri. Iyi saha rero bagakwiye ubundi kuba bakorana nk'uko tujya twumva abahanzi bwabo bakorana, bakagira indirimbo bakorana hamwe, bakagira ibiganiro bahuriramo. N'abakomediye bagakwiye kubigenza gutyo. Gusa ikindi umuntu yakwibaza, ese abarubamo bo babivugaho iki? Uyu yitwa Divin, ni umwe mu banyarwenya bari kwitwara neza mu ruhando rwo gusetsa muri kano karere. naretse akazi njya muri komedi, c'est pas parce que ngo nuko aribyo byinjiza. Deje n'akazi nakora karahemba, visi assurance, visi kwa kundi uvuga ati ndi stable hano ku kazi, uvuga ati buri kwezi hari amafaranga yinjira. Ariko muri komedi ntago ari akazi uvuga ngo hari amafaranga yinjira buri kwezi, ariko haba hari amafaranga yinjira. Ni nkuko ushaka kumara ukwezi winjije amafaranga akubyishiro 10 winjiza uko ari ahandi, ni nkuko ushaka kumara n'ukwezi winjije hafi cya kabiri gusa. Ariko impamvu nabigiyemo nuko ni impano, ni ibintu naje gusanga nkora nkunze, parce que akazi ukora ukunze karakorohera. Bivuze ngo gukora komedi ni ikintu cyambere kinyorohera, ntibintesha umutwe. Ni juste ko ndaba amakuru nkatera inkuru n'abagenzi, najya kuri stage abantu bagaseka bakampemba. So ni nkava ngo ni easy money, ariko you have to work hard, ukagerageza kushaka amakuru ukuntu bikorwa, ukuntu improvinga wowe ubwawe. So niyo mpamvu nayigiyemo, kandi ikindi cya kabiri irinjiza vraiment.
en fait ni art yose yaba no gushushanya no kuririmba no kiriki byose birinjiza ariko il suffit d'abord ko urondera kwanza iyo opportunité ugakreya kwanza aho hantu uzosokera n'abakameramani murabikora ugagura appareil ugatanga urufotora abantu muri famille pole ariko uko ugenda ukura ukagenda ubona isoko ugasanga umuntu yabaye munini so umugani wa Drake ngo started from the bottom now we here and kandi ngo tuko turakura so Paul mama rero novuga ko comedy night irantunze umuryango wanje itunze umugore mfise umwana mfise abana ndeze mfise bon nta numwe ndeze n'umukozi gusa ariko bon niyo intention ce qui compte c'est l'intention c'est pas ivyo ukora ntawashidikanya kwemeza ko uru ruganda ruri gutera imbere by'umwihariko muri iki gihugu cy'u Rwanda. Hari uburyo ushobora kumenya umwana igihugu aturukamo nubwo waba umuzi ukamenya se ahantu aturuka umwana akivuka umuha igiceri. Iyo umuhaye igiceri akakigusubiza ariko ari pirate uwo mwana ni umugande. Iyo umuhaye igiceri akakigumana uwo mwana ni umunyakenya. Iyo umuhaye igiceri akakigusubiza yavanyemo imisoro umwana ni umunyarwanda ndakurahiye. Uburyo polisi isigaye yarazanye uburyo bwo guhamagara kuri polisi. Niba ari accident kanda rimwe, niba ari ubujura kanda kabiri, niba ari ubwicanyi kanda gatatu, yari accident kanda rimwe. Niba ari igikumi kanda kabiri kuko yari igikumi kanda kabiri. Niba ari ubururu kanda rimwe, niba ari icyatsi kanda kabiri, niba ari umutuku kanda gatatu, niba ari iroza kanda kane mpita nkanda kane ko yari iroza. Kuki utatubwiye ko ari cya senderi cyakugonze? Kuki mudakora collabo z'abakomedi? Biragoranye twabuze studio. Twabuze studio zo gukoramo collabo. Wowe ku giti cyawe ariko collabo zirakorwa deja iyi video abantu barebaga ni show yitwa ijoro rya rutura iba iyo turi kujya mu urabona ntago ariko buri muntu wese ashobora kujya muri zino show zihenze za 10,000 20,000 30,000 so icyo dukora izi ziri loko cyane hanyuma tugashyira abakomedi bavuga ikinyarwanda gusa niyo mpamvu babonyeho Garasian Beninganji Merci ba Joshua twagiye ni Butare tuyikorerayo igikondo so ibyo uriya yavuze nk'abakomedi bakora naho uvuga we abakunda ntago ari ababonaho bishobora kuba byumvikana kubera yuko style bakora nge ntago ariyo nkoresha bashobora kuba nka Kanyombya akoresha sketch so Kanyombya ntago style akora ari kuri platform yanjye ngewe nkoresha umunsi hazaza umuntu ukoresha show z'ama sketch cyangwa nanjye ni nkora show y'ama sketch of course namuhamagara kozi ari hip hop ndakora jazz hanyuma ukamujyana muri jazz so niyo difference hariho stand up comedy gufata mikro usetsa abantu pana kugira okay. Bien iminota irihuta byatari you know deja ku musozo now mumbwire rero mufite umwakoze event y'abana collabo na Jovi yes event tubwire about zimwe kambazi Jovi of course kuko niwe manager boss. Thank you. Igitaramo kimeze gutya ni festival y'iminsi ibiri ingarukamwaka izaba Saturday 16 17 iminsi ibiri izabera Masaka abana bose baratumiwe hazaba hari rutura hazaba hari baramukunda cyane baramukunda kuko batamukunda nawe ntabwo yaba yakwemera kuza muri ntabwo ari amafaranga ntabwo ari amafaranga nta n'amafaranga namuciye ashaka guhereza abana umunsi mukuru bakishimira kandi fani z'abana nyine akicara hasi agakina n'abana nzaba nambaye ikabutura nzaba nyina foot imikino twirukanka muri reka gusubiza inyuma gato kimwe mu bintu byashimishije mu 2017 publicité yawe na video iriya publicité tugira icyo tuyivugaho barampannye iriya publicité yamvanyeho n'ibikorwa by the way iriya publicité yarasohotse abantu bibagirwa ibikorwa byose nakoze muri uyu mwaka tukajya duhura ntibibuke asa rutura comedy wapi asa wakoze sekara hip hop asa nation wapi rutura bahaniye and that's it you see so byo tubyorere anyway imikino y'abana izaba ihari imikino y'abana myinshi sacres trampoline jumping castles hari ugomba kuyiga
imikino yo ni myinshi niya mikino utakinnye uri umwana ntakinnye ntabwo yakinnye uzi twabiye ko twashapeningaga amayenza uzi gukubita biye uyikubitiye kuri kabyini urayizi warayubakaga ugashyiraho biye ugapfa urumva noneho hari imikino ijyanye n'igihe urumva so myinshi cyane bazaba bakina nabo hazaba hari na Spiderman abakinisha hazaba hari Father Christmas abafite gift hari cake tugasharinga y'umwaka hari byinshi cyane ibyo kunywa ibyo kurya n'ababyeyi hari imikino yabo naho hari ababyeyi natwe tuzakira hari imikino y'ababyeyi retour d'âge urabona nkawe hari imikino utakinnye igihe kirageza abana utangira ubatere stories ibyo uvuga babwira ngo kera twarakinaga mukina ibiki ubute ubute ni imikino ya violence kwirukanka abuguhaye n'imikino izana abana ituma barwana gapapu n'imikino y'ababyeyi ya kera ya violence gusa mwakinaga y'ubugome ubu urabifungirwa by the way uwo mukino ukinnye ukuze urafunga bazi umwana w'inyamirambo mu marine bafashe yakinye gapapu nyamirambo iyo mikino ni ukukina imikino iri digital igezweho tugapfa muri analog kuko hari digital games like ziri mu nzu inside imvura iraguye hari abakina bakiniraga muri jardin iyo yose irahari bakinjira imbere bagakina ababyeyi wow that's great kwinjira ni ubuntu ku babyeyi ariko ku bana ni $5,000 gusa akakisesinga ya mikino yose umunsi wose agakina umunsi wose cyangwa yabizana bya kera tubireke turi muri vision ubu so ubundi iyo abahanzi bafite show abanyamakuru duhita tumaza ngo what should people expect from you? That is a very funny question. It is a very funny question. ngo twitege iki mu byo uzakora nese ari mbivuga bazishyura iki muze mubirebe kuko ni nko kuvuga ni nko kubaza umukoci wa Rayon Sport ati twitegura ibitego bingahe ati ngenda bizi neza ko nzatsinda ibitego 4-0 muzazimwe niba rero ari 4-0 ntabwo nzareba match ko deja ndabizi so ibyo mwitega mwe muzaze bibatege. Okay, let me ask the question in a different way. Muri show uzakora comedy uzasetsa uzaburi kumwe na wowe iriya show nzaba ndi kumwe n'abana iriya show ubundi games zigira abo twita ba facilitators you know umuntu avuga abana mwana nibashaka kumuterura nzamuterura ako pana abana babyibushye zaterura abana ntabwo nzivuna rwose kandi ndi wa mutonto ubwiza ukura abana mwanira baho ntabwo nguterura ariko that's a job nzaba ndi kumwe nabo urumva kumwe babirukanka niki ababyeyi babakeneye kumenya uri imbere niki ukaba umushyushya rukamba ugashyiramo brad umwana kitega akagwa ukavuga oya bibaho niki uri butsinde kugira ngo umwana agire ingufu kuko abana bo ntago baraho ngo bati bicare and then wowe uhagarare hariya and you perform so n'ababyeyi batagira ngo ruturagiye kuzana aya magambo yatangira yabwira abana oya ikuntu bizaba bimeze tuzadukina n'abana hamwe na Anita Anita urabizi yuko nawe afite umwana banga ubu afite experience kundusha njye ntabana afite ariko gukinisha abana it's my thing I love byatari sinzi niba ari ikindi mushaka kuvuga ikindi nakongeraho nuko natumira n'abahanzi abahanzi abana barabakunda reka mbibabwire bara yabaye ubushize abana baririmbye indirimbo z'abahanzi kubarusha ko baziririmba ntabwo bazi indirimbo zanjye urumva byangemeye ushobora kuba surprise bazizi so ababyeyi muratumiwe uzaza n'abana ariko uzaza n'abana uratumiwe n'ababyeyi mwese muratumiwe twifoto abahanzi abana barabakunda bazana abana babo murangiza umwaka muzanye ikibazo abahanzi bafite abana itangazamakuru ritazi arajya muzana ajya ku muryango amugenda inyuma nka bouncer wasanga bazabacururiya munsi umwana arira musanga papa uyu mwana ni uwande
reka dusoze ikiganiro dusoze ikiganiro ariko ndishimye cyane kuba mwabashije kuboneka mukaza muri B-side. Merci beaucoup. Babashije kuza bajurira nishimye cyane kuba bashije kuza kandi nishimye cyane kuba bateguye festival y'abana. Niyo mpamvu twagutumiye mu kiganiro kubera ko ni kimwe mu bikorwa twagombye kwakurikiranira ibintu ngibyo byo gushimisha abana. Ubu urasanga hirya no hino hari amakonser, amapicnic, hari ibintu byinshi cyane byo kurangiza umwaka ariko abana they are left behind. You know? Yeah. So tugomba ku n'ibyari kuwa gatandatu no ku cyumweru this week Masaka rendezvous twayise so turi kumwe Masakari wenda kugera ku bitaro right ubona hari ibintu byinshi by'abana right ubona aho ngaho iyo wenda ugera ku kabaru ubona mu cyoma iyo wenda kugera ku bintu by'abana ubona ibintu by'abana iyo wenda kugera mu migina buri muntu afite iby'abana twagize ikiganiro kabashimire cyane kumwe uyu munsi muri P-side wa gatanu uko bisanzwe abastar so turi kumwe n'abagataho ngaho mukomeze mugire byiza muri kumwe na Ziggy Double Fight.